Muraho neza abadukurikirana hano kuri Yuhire. Uno munsi muri kumwe na Tuyishime Benshi, nkaba ndi umunyeshuri umenyereza ubuganga muri Université y'u Rwanda. Uno munsi nagira ngo tuvugane ku ndwara abantu benshi bafite yitwa Hypertension cyangwa umuvuduko w'amaraso mu Kinyarwanda. Umuvuduko w'amaraso ubundi tuvuga ko umuntu awurwaye twebwe kwa muganga ari uko twamupimye dukoresheje teste, dukoresheje icyuma cyitwa sphygmometre kwa muganga, cya kindi bashyira ku kuboko abakizi, ubundi bagapima bakareba imibare. Iyo mibare ivuyemo niyo itubwira niba umuntu afite umuvuduko w'amaraso cyangwa atawufite. Noneho izo test zigakorwa mu gihe inshuro nyinshi. Ni ukuvuga ngo umuganga wawe ashobora kugupima akareba uno munsi niba bizamutse, n'ejo agapima, n'ejo bundi agapima, noneho bakareba pattern, icyo bita pattern cyangwa inshuro bamaze gupima, bakabona yuko byose bizamutse, icyo gihe bakemeza yuko urwaye umuvuduko w'amaraso. Ubundi dusanzwe twebwe tubyemeza ari uko tumaze gupima umuntu nibura inshuro 3. Inshuro imwe ntabwo ibihagije. Umuvuduko w'amaraso rero umuntu ashobora kuwugira afite ibimenyetso byawo cyangwa nta n'ibyo afite, cyangwa akaba afite n'ibyo twita complication, ari izindi ndwara umuvuduko w'amaraso ushobora kumutera. Noneho umuvuduko w'amaraso ubundi icyo nshaka ariko tumenya ni ukumenya kuwirinda cyane cyane, cyangwa n'igihe twawugize twabasha kubana nawo gute cyangwa guhangana nawo gute ku buryo utaza kuduteza ibibazo bibi ngiye kubabwira ushobora gutera mu mubiri w'umuntu. Ubundi umuvuduko w'amaraso ushobora gutera indwara nyinshi, harimo stroke. Hari video ya stroke mushobora kureba, ndaza kwibashyiriraho hano muyibone. Ushobora kugutera stroke, ushobora kugutera indwara z'umutima, ushobora no kugutera indwara z'impyiko, kubera ko buriya umuvuduko w'amaraso ushobora kwangiza impyiko zawe, kuko iyo umuvuduko w'amaraso wangije udutsi dutoya tujyana ku mpyiko zawe, bisobanuye yuko izo mpyiko zigenda zangirika gake gake, noneho ntizibashe gukora ibyo zakagombye gukora. Ubundi twebwe kwa muganga tugendeye ku mibare, kuri iyo mibare yavuye kuri test tuba twakoze, tuvuga yuko harimo ibice bitandukanye by'umuvuduko w'amaraso. Ubundi umuvuduko w'amaraso wemewe tugendeye kuri iyo mibare, umuvuduko w'amaraso uri normal cyangwa muzima w'abantu basanzwe batarwaye, uba uri hasi y'120 kuri 80. 120 kuri 80, hasi yawo aba ari sawa. Noneho ushobora kwibaza ati se none ntabwo ushobora, umuvuduko w'amaraso ntabwo ushobora kujya hasi cyane, nabyo bikaba ibibazo ibyo twita hypertension. Ariko icyo navugaho ni uko umuvuduko w'amaraso iyo ubaye mukeya, ukaba uri munsi y'120 kuri 80, ibyo nta kibazo. Ahubwo ni igihe twavuga yuko ari hypertension, ari ikibazo gikomeye, ni igihe iyo hypertension iri kugutera ibimenyetso byayo bindi tuzavuga mu yindi video. Ubundi noneho ubwo iyo umuvuduko w'amaraso noneho uri hejuru y'120 kugeza kuri 129 kuri 80, icyo gihe tuvuga yuko noneho utangiye kuzamuka, uri elevated. Noneho iyo uri ku 130 kugeza ku 139 kuri 80 kugeza kuri 89, icyo gihe noneho tuvuga yuko ufite umuvuduko w'amaraso, icyo bita hypertension, urwaye ariko uri muri stage ya mbere. Icyo bita stage ya mbere ni urugero rwa mbere rw'umuvuduko w'amaraso. Noneho iyo uri ku 140 kugeza ku 149 kuri 80 kugeza kuri 89, icyo gihe noneho tuvuga yuko umuntu afite umuvuduko w'amaraso hypertension uri mu kigero cya kabiri, stage 2. Noneho uko ugenda uzamuka niko ushobora guteza ibibazo byihutirwa tuba tugomba, bya bibazo byose nababwiye, ari stroke, ari n'ibindi byinshi, cyangwa ibyo bita aneurysm, aho imitsi y'umuntu, imitsi inyuramo
amaraso, noneho ibyimba igateza ibindi bibazo. Ni ukuvuga ngo hari n'abantu bagira umuvuduko w'amaraso ukaba wageza ku 180 kuri 120. Icyo gihe noneho tuwita malignant hypertension. Uwo muvuduko w'amaraso uba ushobora guteza ibibazo, ushobora kugutera stroke igihe icyo cyo cyose uba ufite ako kanya. Ni ukuvuga ngo twebwe iyo tubonye ufite uwo muvuduko w'amaraso turwana no kuwugabanya byihutirwa, iba emergency. Ibyo bibazo byose rero byari n'ababwiye bya stroke biba bishobora kuva kuri iyo malignant hypertension. Ubundi rero kuwirinda ni gute, cyangwa igihe twawugize twabikemura gute? Ni ukuvuga ngo umuvuduko w'amaraso ubushakashatsi bwagaragaje yuko ushobora gukemurwa n'uburyo wowe ubaho, lifestyle. Ni ukuvuga ngo lifestyle hazamo ibintu bitatu. Hazamo ibyo urya bimeze bite. Ni ukuvuga ngo hari ibiryo byagaragaje yuko bishobora kurwanya cyangwa guhangana n'umuvuduko w'amaraso. Ibiryo birimo ubunyobwa, ibiryo birimo imboga, ibiryo birimo imbuto, amafuruwi, noneho hakazamo n'ibiryo birimo ibinyampeke. Ibyo ni ibiryo byiza byo kuba twabasha guhangana n'umuvuduko w'amaraso. Ikindi cya kabiri cyiza mu kwirinda muri lifestyle yawe, hazamo gukora siporo. Buriya kubaho wicaye nta kintu ukora, hari n'abantu bagenda mu modoka imyaka igashira akaba ataragenda n'amaguru na rimwe, cyangwa yaba anasohotse agiye ku iduka gatoya guhaha cyangwa iki byose akagenda mu modoka, imyaka ikagenda ikihirika. Icyo gihe uba uri kwishyira mu kaga k'ino ndwara hypertension cyangwa n'izindi ndwara nyinshi. Twabonye yuko buriya gukora agasiporo birinda indwara nyinshi. Gukora agasiporo rero ntabwo bisobanuye kujya guterura ibyuma gusa. Ibyo utanabibashije ushobora no kugenda walking, ushobora kugenda kuvamo ukagenda, nayo bari siporo. Ikindi cya gatatu kizamo ni stress. Buriya stress nayo itera umuvuduko w'amaraso munini cyane, aho urugero ushobora no kuwurwara nyine. Urumva iyo wirinze stress ukarya neza ugakora agasiporo, iyo ni lifestyle changes ushobora gukora mu buzima bwawe ukirinda umuvuduko w'amaraso. Ikindi rero iyo wawurwaye bakagupima kwa muganga bakawugusangamo, icyo gihe iyo bamaze guhindura ibyo nyine byo kubaho, noneho bashobora no kongeraho imiti. Hari imiti kwa muganga baguha. Iyo miti ikibazo ni uko ushobora kuyibaho ubuzima bwose, kuko iyo miti ibigabanya nyine uwo muvuduko w'amaraso kugira ngo utazaguteza ikibazo sooner or later mu buzima bwawe. Nibyo rero nagira ngo tuvugane ku muvuduko w'amaraso. Mwari mwabisabye yuko tubivugaho. Niba hari n'ikindi mufite twavuga, niba ari indi topic cyangwa indi ndwara mushaka kumenya, cyangwa ari ibibazo mwibaza ku buzima bw'umuntu, mubyandike muri comments dukomeze tuganire, ubundi musubscribing kugira ngo tubashe gukomeza kubana. Murakoze. Mwari muri kumwe na Tuyishime Modere Prince. Till next time.